Ndi papa sava. Umusaba n'umutima yakuye. Ubonye aberuka kudutumye. Ubonye itikwa te ngo nkwe fanta. Kandi iyo wakabyera ukageza ku ya kabiri byari kuba ikibazo. Gaso ariko nago nakubwiye ngo usko fanta ari nshimo kabiri. Nago nakubwiye ngo unywe icyo ushaka cyose. Ariko nanjye nayinyana. Ubu ni sano bwa mbere ariko nanjye iyo mbonye anywa fanta ngira impungenge. Ashobora kumuhitana rega. Ibaze ko mutazanya kumuna ndi kunywa. Erega yaje atwaye. Wowe ntago tuzongera ko Oya umwaka ari kutangiye kujya mu kwa gatatu. Waribwa. Kuva mu kwa mbere kugera mu kwa gatatu umuntu avuga ngo new year new me. Ubu azi ko yazivuyeho. Ariko ejo bundi kaze guto. dara no mwaka waratangiye mubona muri gym. Umunsi umwe cyumweru kimwe by'umwese byarangiye gute? Umva muri ikibazo yagize sibyo njye muri gym pe nkakora siporo nkumva neza atayinshaka nayigiye nkiva muri gym ahantu ngiye kurira bitaniyongeraho ibiro bitatu wagira ngo tayiba wagiye ahubwo wabyiyumvishemo. Ese none kubera icyo umuntu ategereza nyine ngo umwaka utangire kugira ngo ahinduke kuko dahinduka basava niriwe ni mwihorere ntari igora atari kutubwira ngo iki kubera iki nyine umuntu ategereza ngo umwaka urangire avuga ati umugabo mu rugo rwe kureba muvugisha ntavuge. oya nse niba avuye mu kazi rega akazi ashobora no kuba yifite stress z'akazi. nashaka kugusoza urashaka kubikora oya ni na stress ikibazo nyine wowe ikibazo kirekare ndi no kwibaza ahubwo guke nturicara ngo n'amagabo n'umugore wari wamubona oya mama saba nta kintu bitwaye ne dukomeza kwivugira si ikibazo ni iki ugire komeza ni iki ese birasanzwe papa sava bitago bihe minsi nawe uzabonera kuzashaka burabona atameze neza iki ikibazo yari mu ikibazo Ariko kuba wumva kweri guteretsa abantu ibyo kunywa ari byo byibanze. Hano hantu wahagize iwawe. Urandeba sike. Uri muri shushu amafuta uba ufite n'uba wumva nta n'ikintu akubwiye. urabona ko hari ikibazo ntabwo ari nakimwe twiyende urabona ibintu bigeze sinjye nabahamagaye muvanga mumwihorere yigira ibyo ashaka byose finally mwaza kumenya impamvu none se urabona se umva ibyo ntabwo agira sinagakunda abashyitsi. ari ngombwa ko batungana duhari oya ushobora no gusanga adakunda abashyitsi tubwiye niba adakunda abashyitsi twigendera. musanzwe mumusura nyine rega nese sinkubwira impamvu Bifate ubirebe. Bifate. Mpereza. Urabifata si uyobewe ikirimo. Urakiyobewera. Hakuzamura n'inzara wigira icyo urakiyo. Hako mwabaga mwe ko aruko tuba tuvuga abantu bakavuga ngo abagabo turi babi. Abagabo turi babi kwe. Abagabo turi babi. basaba nanye ko ntakumenyereye gutyo nagende bite. Tujye tubyihorera. wagize umunsi mubi Ariko mbabwire kabisa. Urumva? Jyane muvuga muti we ako tubireke. Ariko umva tuvugane mbabwire nk'abantu mwe namwe muranga. Urumva? Njyewe ibintu biri hano ngiye bimaze kunyobera kabisa. Impamvu nkubwira ni bimaze kunyobera. Urumva? Ibaze kugira ngo ubyarane umwana n'umuntu. Nurangiza usange umwana si uwawe. Mwana si uwawe kabisa. ngiki Noneho reka mubwize ukuri. Urumva? Njye narayobewe ikintu cyabaye hano muri uru rugo. Nkajyanyo sorry. Nkajya nyoberwa ikintu cyabaye hano muri uru rugo. Uzi kugira umugore. Urumva?
saa 7 z'ijoro akabyuka ngo agiye kunywa amazi sangahe saa 7 z'ijoro akagenda akagiyo niba mu ijerekani simbizi urumva inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu urumva none inshuro ya kane ntunabi koresa amazi muzo ujyashyira mu cyumba hari uwamubujije se inshuro ya kane noneho abyutse nanjye ndavuga ni ngombe menye icyo umuntu aba agiye kuvuga ndisinziriza abagiye kuvuga icyo aba agiye kunywa nyine yaravugaga rega yaragendaga akavuga ngo ndavuga kunywa amazi ariko yaragendaga akavuga kuko ntabwo wanywa amazi amasaha 2-3 noneho rimwe rero ngewe ndisinziriza niriwe ndyamye sinzi aho yari yagiye ngo mu kimbiri nirwa ndyamye nje noneho tumaze kurya nge ndisinziriza saa 7 arongera agize ate arabyutse agize ate aragiye agiye kunywa amazi ariko si ukunywa amazi yaravugaga kumva arajujura ariko arimo kuvuga nanjye ubwo ngubwo mba ndicuye noneho yari yaranyishe akantu k'ibanga urumva urugi rwaho turara amapata arajegera urafungura nyine umuntu akabyumva noneho ubwo yagenda urumva akavuga ati n'ubundi abyutse ankurikiye amapata yagira ate yavuga nkamwumva nanjye mbaza umuntu arambwira ati we niyo washyiramo buto cyangwa ugashyiramo vaseline amapata ntiyavuga mfata agacupa k'amavuta aya y'ubuto ngashyira munsi y'uburiri abyutse ntinzaho gakeya mpita mena ku rugi mu mapata nanjye mba ndamukurikiye inshuti yanjye yari ari hano muri salo nikinga nk'aho haruguru nsanga umugore arimo kubwira umugabo wari hano mu nzu se umugabo yari kumuhamagara kuri telefone arimo kumubwira ati wowe byihorere nta kintu azabimenyaho urumva akantu kandiye nakaye abaratangiye aravuze ngo ayo mafaranga wateganyirije umwana gumye yateganya ibyo kumbwira ngo uzajya wohereza umwana ajye ku ishuri ntago bikureba uri kubyumva ngo ahubwo ngo jya ucamo kabiri ngo unyoherereze niteho nk'umuntu wakubyariye ngo ikindi gice ngo ukibike ngo ntawamenya ngo hari igihe byazashindikana bamuhaga indezo kandi n'ubundi nawe umurera umwana amurera none ntitubitonganiye aravuga ati njyewe ntacyo nikeka njyewe ibyo bintu sinzi aho wowe wabyumviye ntacyo njye nikeka ntituzajya gupimisha ADN aravuga ati ati wumva nabi aravuga ati tuzagende nta kibazo niba yarazi yuko wenda nakomeje ntajyayo turagenda umwana turamutwara tujya gupimisha ibizamini bije 80 kwije nako nta ni kabiri kanjye kari 98 singewe kandi ibyo bintu mbere byaranabaye nabwo mubahe bana se ko nzi ko mufite babiri ni vurema urumva ni utari wawe ntago ari uwanjye ni vurema kandi na mbere byaranabaye nabwo utinya umugore noneho ngewe ubu ngubu namaze kumenya yuko yazanye uwo mugabo hano urumva araharara saa 7 mpari saa 7 arabyuka ajya kumugaburira mbwira ubwo yamaze guhaga ibiryo ntiyaharura n'inzira yacamo kandi yaraje muraza mu cyumba cy'abashyitsi ajya kumugaburira asiga mu buriri ajya kumugaburira noneho umwana wari waraye muri kiriya cyo hepfo ntihambwe atari ko hano wigeze kurara muri iki cyumba nireka ati muri iki cyumba harayemo umugabo ndabimubaza mpindura umusaza inshuro ebyiri zose kabisa none reba wese uramuragira ngo sengire none ikintu cyambabaje ngewe ni ukwemera akavuga ati tujye gupimisha ADN nta kibazo azukuri rwose tubitwara neza kubwumvika nk'ayo mafaranga nayo akabaragiye kabisa none araho ngaraza arambyimba ngenda kubwiye ngo noneho cyakumenya uwo nyiri uwo mwana ureke kwibyimbya ngo witombye wagira ngo ni ikibyimba cyenda kumeneka cyangwa se ni ikirunga cyenda kuruka ibintu byose bijya hasi kabisa ibintu bijya hasi barakoze ubakwa kongeza ubwoba
Amasova. ngo agusubize se urabona ukuntu ruba rwibyimbije erega akagira gutya akazamura ayo manuzi zo mu cikopa ze ngo ni amazuru yagize atya Ihangane nubwo urakaye witukana. sinzi impamvu wadutumiye ariko naketse ko wadutumiye nk'inshuti tuze tuganire bisanzwe ariko Njyewe niba nta yaninjiye kibazo ahanga. watubwira ibyo avuga nibyo wenda pe abasubiza uw'abandi niyahure yes agiye kwijugunya muri toilette ajya mu yo hasi yanze utengura umanukemo ibaza ariko kurara mu nzu uzi kuranye n'umugore kumbe hari umuntu yacumbikiye mu cyumba cy'abashyitsi nawe ari umunyamafuti. saa saba uyu ubona kujomba imbuga itarega mu gicu Yica urubanza se kandi akubwira ko ibimenyetso ari bimwe. impamvu zo kuzana umugabo mu rugo mu rugo haba ibintu ngo ndatunze nk'ikitimba cyenda kumeneka yego papa sava ngo cyangwa nk'ikirunga cyenda kuruka ati soma runo rupapuro urusome neza uhere hejuru uhere ku itariki tariki 25 z'ukwa karindwi 2017 soma izina ngo ni Godanse risome nanabibonye aha nanditse ngo ukore iki ntumbwire ibyo bizina bindi Godanse Godanse rirahagije kuri papa sava ego kuri papa sava mugabo nkunda ndagushimira ubutumwa wangejejeho amafaranga narayabonye gusa yabaye iyanga mu bikoresho umwana akeneye yabaye iyanga nyine ubwo yabaye make ikindi mu rugo ubukene buranuma ubwo nyine ubukene burabarembeje dukeneye guhaha ariko ubundi aya maraso yawe bwite ubu koko azagumya kwitwa uwa manudi azakomeza kwitwa uwa manudi kugeza ryari aya maraso yawe bwite yafashe umwana yabyaye mu gasozi amwitirira umukozi wa manudi umwana mu gasozi yabyaye amwitirira manudi akajya atunda amafaranga agatunda ibiryo agatunda ibiki byose agashyira iryo habara rye warangiza ukaza unzana nk'umutwe w'ambesire sikora iki cy'umutwe mubi umva turahanganira ahangaha none ugiye kumbona neza ugiye kureba mama sava wa nyawe ngo aya maraso yawe bwite azakomeza kwitwa manudi kugeza ryari wazaje rimwe ukamuganiriza uziyite papa shema yego papa shema we akamenya se papa she ikindi manudi utubikiye ibanga nawe ngo ntabwo uherutse kumwoherereza bisobanuye ko hari amafaranga ahereza iryo habara hari amafaranga ahereza manudi kugira ngo yitwe se w'umwana kugira ngo yitwe nde none se iyi letere kuri ubu ari muri 2017 uretse gatoya uretse gato rangiza ugerageze nyabuna ugira icyo umuha atazatuvamo mbaye mbashimiye mu gihe ntegereje ayo mafaranga 300 ndavuga ibihumbi dore hariho na sinyatire ya 2010 kangahe Vrema afite imyaka ingahe afite imyaka inabivuge oya se wirwana kandi turi muri 2020 kangahe ufite umwana w'imyaka ingahe ntabwo ufite umwana w'imyaka 10 ntabwo ufite umwana w'imyaka 10 ntabwo ufite umwana w'imyaka 10 iyi letere ko muri 2017 turi muri 2026 yaragiye abyara umwana amwitirira manudi akaba ari we witwa se w'umwana njya kubikeka bwa mbere uwo mugore yaje umwana akiri mutoya agifite nk'umwaka umwe cyangwa imyaka 2 sibyo uzi uyu mugabo nabonaga yishimye aterura akana mbona yayagaye mbona ntazi ibintu arimo yaragiye twaraye duhashye avidura umuceri 25 mu 2015 by'umuceri atereka twifashirize kano kana na nyina aragenda arambira ngo nimfate ibitenge byanjye mpereze indaya ye mpereze indaya
icara ntereza indaya ariko nicuza ntereza indaya yawe mumva mubwire rero mama saba ubwo ntabwo uza n'amafaranga wongere kuntungura ziba natwatse ziba umva niba ari ibyo ngwino wicaremo hagati nicara aho ngaho gera mbigusa ntabwo barwana waba wumva urusha abantu wese ubwenge umva uba wumva ari we muntu uzi ubwenge ku buryo wumva we waza ukambwira ngo ndatumbye wagira ngo ni ikibyimba cyenda uri kumeneka igikize ikibyimba kari noneho uri iki watamenya wantumbiwe oya mureke twumve ariko uzi ko amasabune n'ibintu wabimenye kera ubikora uri kwihorera byose nyiri imyaka rumaranye uru rupapuro narubonye 2020 ndarufata ndarubika nanjye naravuze nzakubabaza umubabaro wambabaje ngo iki nagombaga kukwihorera aho bakwereka ko atari wowe wenyine ushoboye kubyara hanze wabanye nka mani na mani ingo kimwe dore kimwe mama saba kimwe se wowe uri imfizi ko ari itimira nashora gutyo ntabwo uri mukuri mama saba hanyuma n'uri mukuri nyine banza wumve ibyo uvuga byose nubwo uri gusakuza ntabwo ikosa rikosozwa irindi niba koko icyo kintu warakibonye nawe ukajya gushaka umugabo kugeza ubwo unamuzana hano nawe ukazana umugabo mu rugo rw'umugabo wawe reka nkubwire niba umugabo ataramusanze muri urugo ataramufashe ufite uko wubaka urugo rwawe uranyumva neza niba nta mugabo yafatiye ahangaha ntawe ahageze icyo yabonye ni uko umwana atari uwe nanjye igipapuro kinyereka ko afite umwana ndagifite ibyo bintu byo kuba yararaye aha yarariye njye noneho nafashije iryo habara rye umva nyine ibyo birakureba nta kibwo nubwo buryo wari ufite ukemura ikibazo cyawe nawe ikintu utagomba gukora ibi ni ubundi buryo bwo kwisiteresa no kwimena umutwe ubu mu by'ukuri ibi bintu reka na kera ubizi neza ko papa wawe yari papa wawe ibi nagahararo kuko nyine bije basigaye bajya gupima ibintu bagombaga gutuza aba yavukiye mu rugo aba ari aho ujya gufata amafaranga nanone ujya kujugunya ngo bakurebere ni no kwihoreza umutima icyo cyonyine urahita utekereza ugirana ikibazo n'uwo mwana ukigiranye na nyina kandi umwana yavukiye mu rugo azi ko papa we ari wowe ariko ubu hari ikintu utambitsemo hagati kitari cyiza kuri wowe n'uwo mwana ibyo mubwira na mu masava biramureba oya biramureba renga ntabwo nese bundi imfizi ko ari yitimirwa ubu tugiye no kugenekerereza rega papa sava yaba ari mukuru ariko nawe yakabaye kuba yarabivuze kare ko yabyaye hanze gushakana n'umuntu uzi ko atabyaye nabyo ni ikibazo kabimenya ngo nta jambo tugira ngo ntidushobotse ngo twemere kuvuga mu ibyo bintu n'indi n'ubare n'amakosa nkahora natinye no kumuzana ubu kuzana umugabo ukamurazamo hariya nijoro ukamusanga ukajya kumugaburira n'abana bahari mwaba musenye mugiye kubaka muri ubwo buryo nimujya guhangana mwe murasanga rimwe mugiye kusenya none se ubundi iyo yemera ko twari tuvuze ngo dupimishe ADN kubera uwo muntu nari menye uraramo hano ikibazo rega cyaturutse kuri uwo muntu urara hano akaza akarara hano nanjye ndyamye hariya numva ibyo bintu barimo kuvuga ngo mfite amafaranga ngo apfa ubusa uwo mwana nzamwitaho iyo ambwiza ukuri ati narabimenye yuko wabyaye hanze uri no gusesagura imitungo uzana uwo mwana abe hano navuga ati ngiye kwihorera gutya na gutya tukareba uko tubikemura ngo hano nta mpamvu yo kwitana ba mwana kuko ashobora kuba yarafashe uwo mwanzuro bitewe nuko n'amarangamutima ye yari ababaye n'umujinya n'ibiki abo ubu ngubu ubwo ikibazo cyamaze kumenyekana ariko umujinya umara n'imyaka 2 ubitse urupapuro uvuga uti nanjye nzajya gusambana ubu ngubu ikibazo cyamaze kumenyekana rero no kwicara nyine mugasasa inzobe mugakorana bije ahubwo yikorera mu bana niba ari ngombwa mwarandi ko murera abana Kazima abivuzemo hari umuntu ugize icyo atwara undi kimwe ndikoreye ariko kuki mutumva umubabaro w'abagore kuki muba mushaka kwirengagiza hanyuma ngiye nagombaga gutuza akajya afata amafaranga akishyura amanuda akishyura uwo mugore we akarera abana ntazi nese ko byari ukugutinya iyo umbwira uti ngiye namenye amakosa yawe zana uwo mwana cyangwa ava muri ibyo bintu sinari bubitunganye hanyuma sinimyaka mbanye nawe nyoboye yuko utemera amakosa hanyuma ibyo bintu reka tubireke sibyo hari iyindi rwagakoco nigeze ntega
hari iyindi nateze ubwo noneho uwo muntu wazanaga muri iyi nzu iyo mwikangamo igisambo uwo mwana bari imfubyi